Nongeye kubasuza bakunzi ba Dayimage. Nizere ko mumeze neza. Kano kanya tugiye kuganira kuri business. Nje muri kumwe hano nitwa Faustine. Abari ugiye kubagezaho iki kiganiro. Ariko mbere ko twinjira mu kiganiro, reka tubanze turebe niba warakoze subscribe. 89% y'abantu bareba video zanjye baba batarakoze subscribe. Ese waba uri muri uwo mubare? Ndagusabye kora subscribe. Ikintu cy'ingenzi cyane kuri ngewe kandi cyari gaciro. Ariko numara gukora subscribe ukore ku nzogera ya notification. Numara gukora ku nzogera urabutwemereye yuko video zose tuzadukora tuzikugezaho mu b'imbere. Reka twinjire muri video yacu. Business ni ikintu abantu benshi baba bifuza, ariko ni n'ikintu abantu batinya. Ntabwo turi burebe ku mpamvu abantu bakifuza n'impamvu abantu bari bugitinye, ahubwo turareba icyo ukwiriye kwitaho mbere yuko winjira muri business. Igihe cyose utarareba iyi video ngo nayirangize, ntabwo ukwiriye kwinjira muri business. Reka tubanze turebe iby'ingenzi ukwiriye kwitaho kugira ngo business yawe igende neza. Ikintu cya mbere ukwiriye kwitaho muri business, cyangwa se amakuru ya mbere ukwiriye kugira, nakubwira ko business ntabwo ari ikintu cyo gukinisha. Business irakaze. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo winjire muri business ufatisha. Business nyinshi 40% ya business nyinshi zisenyuka cyangwa se zihomba zitararenza umwaka umwe. Hasi y'umwaka umwe ndetse no kuzamura. Hanyuma 30% nazo ntizirenza imyaka 5. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ko ushobora kwihangana ukageza amezi 6-8 ariko nturenze umwaka. Ushobora kugeza n'imyaka 5, birumvikana ntabwo wagira business imara imyaka 5 utungutse, ariko nyuma y'imyaka 5 bikanga. Bigusaba rero kuba hari ubwenge cyangwa ubumenyi bumwe na bumwe ukwiriye kubuzi, cyangwa ibintu bimwe na bimwe witwararika kugira ngo business yawe ibashe guca muri uyu muhanda, cyangwa se muri uru rugendo rurimo ama business menshi akora nk'ibyo nawe ugiye gukora. Icyo kintu ni ikintu cy'ingenzi cyane, kumenya kwinjira muri business ubizi neza yuko bitoroshye, nta mikino. Ikindi cya kabiri ni ukumenya ko gukora business ari ugusubiza ikibazo, cyangwa se ari ugutanga umwanzuro cyangwa igisubizo cy'ibibazo abakiriya bawe cyangwa bazakenera ibyo ugiye gucuruza baba bafite, atari ugushinga business ugambiriye kwikemura ibibazo byawe. Hari abantu bashinga business bavuga bati ngiye gushinga ishuri kubera ko nanjye nishyura minerivare biragoye, ninshinga ishuri mfite abana banjye 4 bataratangira, bazatangirana nabyo bizabinyoroheye. Bizanyorohereza ko abana banjye nzaba ntakibishyura minerivare. Ariko se abantu ugiye gutangiza ishuri birakenewe. Abantu bahatuye bakeneye ishuri. Nese ishuri ryawe rizigama abana bawe gusa? Ntabwo bishoboka. Hari umuntu uvuga uti ninshinga boutique bizanyorohera kuko byibura sinzajya ntanga amafaranga ya buri munsi. Hako se ugiye kugura stock, ariko waba ugiye kwigurira stock. So rero bisaba yuko ugomba kumenya ko abantu bari aho ngaho n'iki bakeneye, akaba ari cyo bazanira kugira ngo bakigure nawe baguha amafaranga, nawe ubonemo inyungu. Yaba ari icyo urangura, yaba ari ubwenge bwawe ucuruza, yaba ari service ucuruza, ariko ukamenya ko abantu bari aho ngaho bakwegereye cyangwa se bakuzengurutse bakeneye iyo service cyangwa icyo gicuruzwa ugiye kuzana aho hantu, cyangwa iyo business ugiye gushinga aho hantu. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba kumenya. Ibyo bintu nabisobanukiwe, menya neza yuko umuntu adashinga business kubera ko izamuzahura mu bukene, kubera ko azava mu bibazo yari afite, kubera ko akemuye ibibazo, ahubwo ari uko akemuye ibibazo by'abandi bantu kugira ngo baze bamugurire iyo service. Ikindi kintu ugomba kuzi impamvu ugiye gutangiza business. Umuntu utazi yava ntamenya n'iyajya. Ugomba kumenya ngo ese impamvu ugiye gutangira business ni iyi. Impamvu nshaka gutangira business ni iyi. Nuko nshaka kuva mu buretwa bwo gukorera abandi. Nuko nshaka kuva mu kuvunikira abandi. Kuko naho waba ufite impamvu ushaka gukemura ikibazo cy'abakusarondinze, ariko wowe ubwawe ukabona nta nyungu bifitemo, ntabwo ibyo bintu uzabikorana umwete. Ntabwo imvune ziba muri business nk'uko nabivuze ko biba bitoroshye uzazumva neza, ntabwo uzazakira neza, ahubwo uzaba umuntu uvuze uti bya bintu burya ni stress, reka mbireke. Ukabivamo hakiri kare, hakiri mbese bitafite icyo bikumariye, nubona inyungu zabyo ugahora ufokasinga ku bitaragenze neza muri iyo business. Ikindi umuntu akwiriye kujya muri business azi cyangwa se afite ni imyumvire mizima ku bijyanye n'amafaranga. Imyumvire mizima ku bijyanye n'amafaranga.
iyo udafite imyumvire mizima ku bijyanye n'amafaranga ukinjira muri bizinesi igatangira gukora neza, igatangira kugenda neza, ako kanya uhita nawe winjira mu gusipendinga, mu kwangiza cyangwa mu gukoresha amafaranga mu bintu bidafite umumaro. Igihe cyose ukoresha amafaranga mu bintu bidafite umumaro cyangwa bidafite aho bihuriye na bizinesi, cyangwa se ku buryo utazi gutandukanya wowe na bizinesi yawe, ko wowe na bizinesi yawe muri abantu babiri. Icyo nacyo ni ikindi umuntu akwiriye gusobanura. Wowe na bizinesi yawe muri abantu babiri batandukanye. Bizinesi ni bosi wawe, nubwo ari bizinesi yawe ariko bizinesi ni bosi wawe. Kugira ngo ibintu bigende neza rero ugomba kumenya ko uri umukozi w'iyo bizinesi, ahubwo ugatangira kwihemba nk'umukozi w'iyo bizinesi. Icyo gihe niyo spending cyangwa niyo ukoresheje amafaranga ukoresha yawe. Ikindi, bizinesi naho yaba yinjiza amafaranga menshi, ntukwiriye kumva yuko ari wowe ukwiriye kuyaspendinga, ukibagirwa ko na bizinesi nayo ifite expenses zayo, ukibagirwa ko na bizinesi nayo ifite ibyo ikeneye, ugatangira kuyashora mu kuryohamo, ukagura imodoka nziza, ukagura inzu nziza, cyangwa ukimuka aho wakodesha ukajya harenze, ugasanga uri umuntu wese ujya mu bagore, umuntu amafaranga urayatagaguza nk'ibipapuro, uragura ibintu bidakenewe. Ibyo byose ni ibibazo uba uri guteza bizinesi. Rero ugomba kumenya gutandukanya wowe na bizinesi yawe, ni nabwo uzabasha kuyikorera neza kandi ukayiteza imbere neza. Ikindi ni ukugira kwiyobora, self discipline. Iyo umuntu adafite self discipline ngo agire ubumenyi bw'ibanze mu kwiyobora, ahura n'ibibazo byo waba utazi kwiyobora ukabasha kuyobora abakozi, waba utazi kwiyobora ukabasha kuyobora company, waba utazi kwiyobora ukabasha kugira ahantu kuri gikorwa ukakigeza ahandi, ntabwo wabasha kuyobora abandi. Bisaba kuba uzi kwiyobora. Kwiyobora ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga kwishyira kugira ikinyabupfura muri ya mikoreshereze y'amafaranga navugaga, kugira ikinyabupfura mu kumenya kubaha abantu, kugira ikinyabupfura mu kuyobora amarangamutima yawe, kugira ikinyabupfura mu kumenya gushaka ibisubizo, ndetse no kugira self discipline mu kwikontorora. So rero ibyo ni bimwe ukwiriye kumenya, ariko nanone hari ibindi ukwiriye kutibeshya kujya muri bizinesi ubaye uteye konguka cyangwa ubaye ufite mwene ibyo cyangwa ubaye utanabifite. Ntukwiriye kwinjira muri bizinesi igihe cyose utegereje amafaranga menshi cyangwa se make. Igihe cyose utegereje amafaranga muri bizinesi ukwiriye kwinjira muri bizinesi, kuko ubu abantu bari optimist bakunda guhangayika, bakunda gutenguhwa na bizinesi. Umuntu uvuga uti ndagiye bizinesi biroroshye, nzabona amafaranga, ngiye gukira, ngo nshize bizinesi nzagura imodoka nziza nyuma y'amezi 3, nzagura nyuma y'amezi 3 ahubwo uzagurisha niyo ufite, kugira ngo bizinesi yawe running. Nyuma y'amezi 6 ushobora no kugurisha inzu yawe ukubona ko bizinesi yawe bikeneye. Nyuma y'amezi 6 ushobora no gufunga nayo twatundi washoye twahiye. Nyuma y'amezi 6 ushobora gutera indi ntambwe bivuye, ndavuga mu buryo buri negatifu, bivuye ko hajemo ibihombo binjyana ku mpamvu ya kabiri ishobora gutuma udashinga bizinesi. Niba uri umuntu utinya ibihombo, bizinesi ni ibihombo gusa. Byungutse byahombye, byahombye byahombye, byahombye byungutse, byahombye niba nyinshi, ariko aho byungukiye bikunguka neza kandi bikunguka byinshi. Wibuke ko hari ikindi kintu cyakujyanye muri bizinesi, harimo kuba self employer, kwiyobora cyangwa se kuba boss wawe ubwite, kuba rwiyemezamirimo. Rero iyo bitagenda neza ugomba kumenya ko si we wenyine bitagenda neza, si we wenyine utabura kunyagiranwa n'abandi ukavuga ko ari we wenyine watose, si we wenyine utari kunguka, si we wenyine utari kubona abakiriya, si we wenyine bitari kugenda. Nimba bitagenda ni ikiriye somo nkuyemo, nimba biciye ahangaha nkahura n'igihombo, habaye iki? Fail is a part of the success. It's our part of our process to success. Numva. So kandi success, it's a journey, it's not like a destination. Niba utekereza ko success ari destination, ubwo ugahagarara ngo kumva bigeze iyo bijya, ejo nibyikubita hasi uzagwa nawe igihumure. Business niba nawe uzaba igihumure. So rero ndakubwiye ngo umuntu utinya ibihombo, umuntu utinya guhomba, umuntu wari ushaka gutsinda, umuntu udakunda gutsindwa, you can't be in a business. You can't be a business owner. You can't start a business. Biragoye kandi bizaguteza ibibazo. So rero uretse gutangira business, igihe cyose niba utinya ibihombo, ubanze witoze, ubanze witegure wowe ubwawe, umenye ko ibintu ugiye kujyamo ari ibintu bishobora kuzaguteza ibihombo byinshi. Icya gatatu, ntuzigere utangira business niba udakunda imibare. Business, it's a matter of accounting. Ni imibare n'ibaruramari.
Business it's all about that. Uzahura no kubara abakozi, uzahura no kubara imishahara, uzahura no kubara igihombo, uzahura no kubara inyungu, uzahura no kubara igishoro, uzahura no kubara abakiriya, uzahura na Rwanda Revenue, uzahura. Ibyo byose ni imibare na contability. Niba ari umuntu utinya imibare na contability, nagusezereye muri business. Ariko niba unabitinya, ushobora kumva ko ari ibintu bisanzwe, ni ibintu bisanzwe, muzamubibona n'abantu batize bakora business. Kandi zikaba successful, zikaba business nziza rwose, zikabazana amafaranga, zikabakiza. Ntabwo ari uko baba bazi imibare, si uko baba bayikunze, ahubwo bore ikintu bakundira ngewe buri abantu batize cyane. Nta bintu byinshi, nta n'imibare myinshi bashyiramo, ariko ntibibabuza guhura n'imibare. Imibare iyo uhuye nayo utayizi, uwangaje abayizi bakayigukorera. Imibare iyo uhuye nayo utayikunda, ushaka abantu bakayigukorera ukabishyura. Nta birenze rero, ntabwo imibare ari ibintu biteye ubwoba, ariko niba utayikunda kandi ukaba wumva udashobora kwiyadapta kuri situation, ntabwo ukwiriye kwinjira muri business. Niba uri umuntu udakunda impinduka, ntabwo bishoboka. Business it's all about change. Business zikenera impinduka. Uzahinduka kubera environment murimo cyangwa kubera ahantu uri. Uzahinduka kubera cyangwa se ukeneye impinduka cyangwa se ukeneye kugira ibyo uhindura muri business yawe. Byanze bikunze utabifitemo amahitamo, kubera yuko business yawe wenda yahuye na challenge runaka, kubera ko business yawe ifite umukompetitor umeze gutya, ifite umuntu muhanganiye ku bakiriya cyangwa se muri kurwanira abakiriya. Ibyo byatuma uhindura ibintu runaka muri business yawe. Ikindi ku bijyanye n'iterambere, iterambere ni kimwe mu bintu bituma umuntu ahindura ibintu byinshi muri business. Niba kera wenda tuvuge twaratekaga ku nkono, mu nkono, uno munsi turateka ku masafuriya. Kera niba twaratekaga ku makara, uno munsi ni gaze cyangwa amashyiga y'amashanyarazi. Niba ari uko bimeze, ukeneye kugira impinduka. Niba kera abantu bararyaga amavuta, bakarya ibiryo mu maresitora, amafiriti n'ibiki, ukabona ko abantu bose bahisemo healthy diets. Abantu benshi bashaka kurya imboga zihagije ko bamenye umumaro wazo. Abantu benshi bazi akamaro ka protein. Nutagira impinduka muri iyo resitora yawe, uzahomba. Niba ucuruza papeteri, uko wabigenza, uko wakwitwara mu kwezi kwa mbere abanyeshuri batangiye, ntabwo ariko wakwitwara mu kwezi kwa kabiri cyangwa kwa kane cyangwa kwa gatanu abanyeshuri bari ku ishuri. Kuko mu kwezi kwa mbere abakiriya baraza biruka, ukabura n'umwanya wo guhumeka. Ariko mu kwezi kwa kabiri no kwa gatatu buri gupfuza, urasabwa gushyiramo imbaraga, ugafata umwanya ukajya gushaka abakiriya. Ntusigare uvuga ngo papeteri yanjye irazwi, ngo papeteri yanjye yanditse amateka, ngo business yanjye ngo abantu bose barayizi. Abantu bose barayizi, n'abantu bashaka gushinga mwene iyo business nabo barayizi, sibyo? So rero impinduka ni ikintu cy'ingenzi cyane muri business yawe. Niba rero umuntu utakunda impinduka, ushaka gutsimbarara, tuvuge nk'urugero nk'ubu muri kino gihe abantu benshi bubaka amazu barashyiramo amakaro, abandi barashyiramo rangete. Nimba uramenyereye kubaka plafond z'imbaho, ubu ngubu abantu bakaba bashyiramo rangete, ukaba utazi kubaka rangete, ukaba utwika ngo ngewe ngenzi kubaka plafond yubaka neza, imbaho nkazishyiramo ririya karo rikaba rifite inguni ingana, ibintu bimeze neza, kandi tsigaye irangi bigatwika. Urarangete niba ararya akaba ari ryo rigumana. Wowe aho ngaho uracyavuga ngo uzi gusiga amarangi ngo kuri plafond. Ngo plafond ngo nasize irangi ngo biba bikaze. No. Nta muntu ugipfa kugura zirambaho ngo azishyire muri plafond. Cyetse n'ujya mu cyaro wenda ngo zikoreshe mu plafond. Muri kino gihe nta muntu cyubaka inzu, n'abantu bake cyane bacyubaka inzu bagashyiramo sima. Baho ngo uravuga tugenze kubaka gasima, abantu bagakora bakakaka. Wow. Ubu ngubu hagezweho amakaro. Ntuzi kubaka amakaro, wangu uravuga ngo nzigenze kubaka sima. Ubwo izo ni ingero nkeya. Ugomba kumenya kugira impinduka cyangwa kwiga flexibility na change muri business, kubera ko ni ibintu bizakubaho cyane, ni ibintu uzahura nabyo. Urumva, niba ufite business plan, na business plan ushobora kuyihindura kubera impamvu z'uko aba competitors bawe cyangwa se abantu muhanganiye abakiriya bahagaze neza, bo bageze hariya. Nawe uraho ngaho urakicaye aha ngaha ngo uracyafite ibyo wiziritseho. Ibyo wiziritseho byataye igihe. Iterambere riragusiga, environment iragusiga, urasigara. Kandi nusigara uzahomba, kandi nuhomba uzasubira hasi, kandi usubira hasi abandi bazakomeza, uzasigara urira mu mandazi. So rero numva impinduka ukwiriye kwitekerezaho, naho niba ushaka kwinjira muri business koko ukaba witeguye kuzahura n'impinduka zitandukanye. Niba uri umuntu ukunda kuryoshya, niba uri umuntu ukunda kuryama, niba uri umuntu ukunda gusohoka, niba uri umuntu ukunda kwinjoyinga,
business si ikintu cyawe. Niba uri umuntu ukora akazi k'ukwezi ukaba usezeye kubera yuko ubona ko bakuvunisha, ukavuze ngo ngiye muri business, ukaba ufite izo karite mvuze, ntabwo mvuze ko ari defo izo karite mvuze kuraho, bye bye. Ntabwo business ari ikintu cyawe. Business isaba dedication, kuyiha umwanya wawe, kuyiha umutima wawe, kuyiha amafaranga yawe, kuyiha umwanya. Business icyo kintu kizagukoresha amasaha y'ikirenga, ukabura n'amasaha yo kuryama mu gihe akazi wakoraga k'ukwezi waryamaga. Business nicyo kintu kizagusaba gusinzira ukora, ugasinzira ubwonko bwawe buri gukora, buri kwitekerezaho, mu gihe mu kazi uba uritegereje kuzahura n'ibyo uzahura nabyo ejo mu gitondo ugezeyo, ugeze mu rugo. Business nicyo kintu kizakubuza kujya ahantu runaka ukajya muri gahunda za business, mu gihe mu kazi k'abandi wakagakonje. Niko bimeze. Ubwo rero niba uri umuntu udakunda kuvunika, business izakuvuna ku mubiri, kuvuna no mu bwonko. Ariko ikiza cya business nuko umusaruro w'ibyuya byawe n'uwawe, umusaruro w'ibyuya byawe. Mu gihe igihombo cya business yawe ni icyawe, inyungu ya business yawe ni iyawe. Mu gihe igihe wakoreraga abandi, ibyuya byawe umusaruro wabyo ntunawumenya. Igihombo cy'akazi cyangwa se ibibazo by'akazi cyangwa se ibyago byabaye mu kazi, byikorera wenyine, urabyikorera. Yaba ari we babikoze, yaba ari abagukuriye babigukoresheje cyangwa babikoze, biguhagararaho. Ishimwe cyangwa se result zavuye muri cya cyuya cyawe, uretse no kuba utanazimenya, ariko zinitirirwa abandi. So rero business iratandukanye. Tumva mvuga ngo business iravuna, ngo wumve yuko kubivuna ntabwo ubona inyungu zayo. Urazibona, ariko inyungu zayo ni izawe wenyine. Uzishimira cyangwa se ukazigabanya uko uzishaka, kubera yuko ari wowe wabishatse. Your time, your money birakenewe muri business yawe. Nujya gutangira business rero uzabe witeguye ko business izagutwara umwanya uruta uw'akazi k'abandi kabutwaraga. Niba koko ujya muri business wikunze, niba koko mujya muri business ushaka inyungu, ushaka gutera imbere, ushaka kugura ya modoka nziza, ushaka kugura ya nzu nziza, ushaka kuryoherwa, ushaka kuba financial free, nuko uzabigenza. Icyanyuma, niba uri umuntu udakunda abantu, oh my gosh, business ni abantu. Kugira ngo umenye ko business running nuko usanga imirongo itonze. Kugira ngo umenye ko business running neza nuko usanga abantu basimburanwa, umuvundo ari mwinshi. Kugira ngo umenye ko business igenda neza nuko hagira abantu bayinjiramo. Wicaye ahantu ufite icyo ucuruza cyangwa ufite icyo ugurisha, hanyuma ukamara umunsi, ukamara icyumweru nta bantu baza, nyuma y'igihe kitari kinini wahomba, wafunga, cyangwa bigatuma usohoka muri ya business ukajya mu zindi. Uko bimeze. So rero nakubwira ngo business isaba kuba abantu bayitabiriye. Niba udakunda abantu, niba udakunda crowd, niba udakunda umuvundo, niba udakunda urusaku, ntabwo ukwiriye gushinga business. Niba udakunda ibibazo, niba udakunda guhangayika, niba udakunda kuvunika, niba udakunda guhangayikira abandi, abakiriya bawe n'umutwaro wawe. Kuko uba ugomba kubatekerereza ikibashimisha, icyabanyura, icyabaryohera, kugira ngo nawe winjize no kuba bagomba kuba banyuzwe. So rero ndabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira iki kiganiro kugeza kirangiye. Murakoze cyane, ni iby'ingenzi kuri ngewe. Business ni ubuzima. Niba ushaka gutera imbere, niba ushaka gukira, nta kindi kintu cyatuma ukira. Ntabwo ari akazi k'ukwezi. Akazi k'ukwezi kazakubeshaho ubeho neza, ariko hari intambwe utazageraho. So rero mukore business, ariko mwamaze kureba iyi video, mwamaze kumenya ibikenewe muri business kugira ngo business igende neza. Mwari kumwe nanjye Faustine, mukomeze kugira ibihe byiza, naho utaha, bye bye.